Dutangiye inkuru yacu arimo imvura nyinshi cyane kandi iteye ubwoba. Muri iyo mvura hari umusore wari wicaye wenyine mu nzu ariko yabaye bored cyane kubera irungu ryari ryamwishe ari wenyine adafite n'umuntu n'umwe baganira. Jimmy yari yakomeje kubona imvura ari nyinshi nuko aragenda ajya kwiryamira ariko ageze aho n'ubundi akanguka abona imvura ikirimo kugwa kandi ikiri nyinshi cyane. Yari yarambiwe uburiri ku buryo yahise abyuka nuko afata telefone ye atangira kuyirangariraho nuko atangira no kwikinira game. Ariko nyine muri ako kanya n'inzara yari itangiye kumwica kandi ntago yashoboraga no kujya kwitekera n'ikintu na kimwe. Yari umunebwe wo guteka ku buryo nawe ubwe rwose yari abyiyiziho. Yatangiye kwimyoza akayura buri kanya yibaza ukuntu ari buze kubigenza. Yari wa muntu inzara yashoboraga no gutsinda muri iyo nzu kubera ubunebwe bwo guteka yagiraga. Muri ako kanya ariko nubwo imvura yagwaga ari nyinshi cyane yagiye kumva yumva umuntu arimo gukomanga cyane ndetse yenda no kumena urugi kuko wagira ngo yari arimo no gukomangisha ibuye. Jimmy yahise ahaguruka nuko aragenda ngo ajye gukingura ariko yarakaye cyane atiyumvisha ukuntu umuntu ashobora kwifata agakomanga ku rugi rw'abandi gutyo. Birumvikana ko yagiye gukingura arimo kwiciraguraho ariko yari afite n'amatsiko kuko yari arimo kwibaza ati uyu muntu urimo gukomanga gutya koko ninde, yumvaga ashaka kumubona cyane. Mu gutungurwa ariko amaze gufungura yasanze ari umukobwa wakomangaga ariko imvura yamunyagiye cyane ku buryo buteye ubwoba. Umukobwa yari yatose ahantu hose, imyenda yamwiboheyeho, amazi arimo no kujojoba hasi kandi arimo no gutitira. Jimmy nubwo umukobwa yari ameze gutyo ntibyamubujije kumutonganya kubera ukuntu yakomangaga gutyo nuko atangira kumubwira ati ni ukubera icyo utagira ikinyabupfura ugatinyuka ugakomangisha ibuye ku rugi rw'abandi. Yabivugaga kubera ko yabonaga uwo mukobwa afite n'akabuye mu ntoki akeka ko nyine ariko yari arimo gukomangisha. Umukobwa nta kintu na kimwe yigeze amusubiza ahubwo yahise ava muri iyo mvura nuko yinjira mu nzu. Jimmy ati bite byawe ariko winjiye ari nde uguhaye karibu, sohoka vuba. Umukobwa yanga gusohoka nuko Jimmy ahita amufata ukuboko nkaho ashaka kumusohora ku ngufu ariko umukobwa yanga gusohoka ahubwo atangira gusaba imbabazi. Umukobwa yamusabaga imbabazi amubwira ati ndakwinginze mbabarira unyugamishe sinsubire muri iriya mvura ingana kuriya yanyagiye cyane, ndumva nenda no gupfa, n'ubu bukonje ndumva bumereye nabi. Jimmy ati kubera icyo uje kugama hano, mu bipangu byose bizengurutse iyi quartier warebye ubona nta handi hantu wakugama? Umukobwa ati iyi quartier yanyu nawe uko iteye urabizi, nta kabotike wabona hanze, nta hantu na hamwe nabona nakugama. Nagendaga rero nkingura buri gipangu cyose ngezeho nkabona harakinze ariko ngize Imana mbona hano harakinguye, nakozeho hahita hafunguka nuko mpita ninjira, niko kuza gukomanga hano nyine ku muryango w'inzu. Nuko Jimmy koko ahita yibuka yuko imvura yaguye akibuka ko gate yaba ikinguye ariko akanga kwinyagiza akavuga ati ndaza kuhakinga imvura nihita. Nuko ahita amenya ko ari uko koko byagenze. Yakomeje kwitegereza umukobwa abona ukuntu ari gukomeza gutitira, atangiye no gukomanganya amenyo kwa kundi nyine imbeho iba yishe umuntu cyane ku rwego rwo hejuru. Nuko impuhwe ziramwica abona ko katamusubiza muri iyo mvura nuko aramureka arugama. Umukobwa yahise amubwira ati ese wamfasha ukampa imyenda mba nambaye nkakuramo iyi ngiyi ko numva iri kurushaho gutuma mererwa nabi, ubukonje ntabwo buri gushira kuko uri gukomeza kunkonjera. Jimmy yahise amubwira ati ntayo wabona rwose, ntutegereze ko hari imyenda uri bukure hano, komeza wugame ariko imyenda yo ntayo wabona. Umukobwa yakomeje gutitira nuko ashaka no kwicara mu ntebe zari aho ngaho. Nuko Jimmy aramubwira ati have ruka rwose witinyuka kutwicarira mu ntebe ukonje gutyo, urashaka kuzitosa? Nuko umukobwa ati ndakwinginze mfasha umpe icyo naba nambaye. Nuko Jimmy aramubwira ati ariko se ndaguha iki ko nta mukobwa uba muri iyi nzu? Nuko umukobwa ati ndakwinginze mbabarira impizi yawe.
Jimmy arimyoza ariko kuko arebye abona ukuntu umukobwa ameze abona agomba kumutiza. Yahise agenda azana t-shirt n'ipantaro bye yabonaga byamukwira nuko arabimuhereza arangije amwereka aho ajya kwambarira. Umukobwa yagiye kwambara, Jimmy ahita afata phone ahamagara umutipe w'inshuti ye babanaga aramubwira ati man uzi bimbayeho, nuko amubwira ukuntu umukobwa amuguyeho. Nuko inshuti ye yitwaga Maka iramuseka cyane, nuko iramubwira iti none se ubwo uwo mukobwa aracyari muri iyo nzu yacu, ubwo wamwihoreye koko? Musohore vuba, ugira vuba vuba rwose, ntabwo uzi ukuntu abakobwa b'iki gihe basigaye ari abatekamutwe. Nuko Jimmy aramubwira ati namugiriye impuhwe kubera ukuntu rwose nabonaga ameze. Nuko inshuti ye iramubwira iti sha Jimmy, bakwise Jimmy ariko hakaba yungu witwa nka Jonas kuko uwo mukobwa niwe cya gifi kinini bavuze muri Bible kigiye kukumira, wowe nibura kizakuruka nka nyuma y'imyaka 20. Jimmy araseka atari kuzi kusetsa bro, rwose humura nta kintu umukobwa yantwara, nta wundi mugambi mubi afite wo kuza hano. Ni umukobwa mwiza utuje kandi witonze ubona ko nta mipango mibi yagira. Maka ahita amuseka nuko aramubwira ati aho ngaho rero niho utangiye kuburira ubwenge, nukomeza gutwarwa n'ayo marangamutima araba yakurangije. Nuko Maka ahita amubaza ati ese ubundi harya yitwa nde? Jimmy yahise atangira kwibuka yuko atigeze amubaza n'izina, nuko aravuga ati ariko se buriya yitwa ndera? Nuko akivuga gutyo wa mukobwa ahita avuga ati nitwa Abi. Abi yari amugezeho avuye kwambara amuhagaze inyuma, ariko Jimmy atamubonye yahise yikanga, nuko ahita akupa Maka aramubwira ati turaza kuza kongera kuvugana. Nuko atangira kubwira Abi ati sinari ko iyo myenda yanjye ari myiza gutyo. Yabivugaga kubera ukuntu iyo myenda yari yebereye Abi cyane. Nuko akomeza abwira Abi ati uraberewe cyane. Abi nawe aramubwira ati urakoze cyane. Nuko ahita amusaba ko yamwereka aho amazi, ibase n'isabune biri ngo amese imyenda ye yari yambaye. Jimmy ati oya da, ubwo se nuyimesa izuma ryari? Abi ati nta kibazo, imvura nihita ndahita ngenda ndayambara uko iraba imeze kose, nuko ibyondo nyine byantarukiye ari byinshi nkaba nanga ko naza kuyambara bikiriho. Nta kibazo rwose, wowe ntugire impungenge, imvura irapfa guhita gusa mpite nigendera. Nuko Jimmy ati ngaho kira genda uyimese, ariko nyine nawe ubimenye neza ko nimara guhita uri buhita ugenda. Abi ati nta kibazo rwose, ntago ndi bukubangamire. Abi yahise atangira kumesa imyenda ye ariko arayirangiza, imvura nayo isa nkaho itangiye kugabanuka. Nuko araza yicara impande ya Jimmy, ariko Jimmy atamwitayeho na gatoya, yibereye muri za game ze n'ubundi. Nubwo ari uko byari bimeze, yarangariye muri game, ariko n'ubundi inzara yakomeje kumwica cyane, akomeza kwayura. Nuko atangira kumva binamuteye isoni kwayura gutyo imbere y'umukobwa. Abi nubwo atakundaga kuvuga amagambo menshi, ariko kuko yari amaze akanya kanini abona Jimmy ari gukomeza yayura buri kanya yabuze amahoro, yahise atangira kumubaza ati urashonje? Maze Jimmy mbere yo kumusubiza n'ubundi arongera arayura, aramubwira ati ndashonje pe, kuva mu gitondo nta kintu ndarya. Abi ati none se ndimo njya mu cyumba njya kwambara sinabonye mufite igikoni hano mu nzu, kuki utatetse ngo urye? Jimmy ati wapi, njyewe ndi umunebwe wo guteka rwose, iryo ni ikosa nanjye niyiziho, ndi wa muntu inzara ishobora kwicira mu nzu kandi ibyo guteka bihari. Ubusanzwe hano dufite umwana uza akadutekera agataha, ariko uyu munsi ntago yaje, ubanza imvura yamubujije, ariko ndashonje pe. Nuko Abi aramureba, areba umuntu w'umusore ungana gutyo udashobora kwitegurira n'akantu na gatoya koroheje, nuko aramwenyura bisa nkaho ari kumuseka. Nuko Jimmy aramubwira ati erega sha winseka, buriya buri muntu wese hari igihe agera ahantu aba afite intege nkeya. Nuko
nuko Abi aramubwira ati none ubu ngubu ko mbona inzara yenda kukwica urabigenza ute? Nuko Jimmy aramubwira ati hari ahantu najyaga nodarenga ibyo kurya kandi nabo babinzanira kuri moto, none reba imvura iracyarimo kugwa, ubu ngubu sinzi ukuntu ndi bubigenze. Nuko ariko aramubwira ati ariko ibyiza ni uko mbona imvura itangiye kugabanuka, mu kanya ndaza kubahamagara babingezeho byihuse. Abi ati byihorere wikirirwa ubahamagara, niba ibyo guteka bihari reka njyewe ngufashe ngutekere. Hari ikibazo? Jimmy ati koko se wabikora, uzi guteka? Abi ati cyane. Nuko Abi aragenda atangira guteka, Jimmy amaze kumwereka aho ibintu byose biri. Yahise agenda ategura ibintu byoroheje bitagombaga kumara akanya, nuko ategura n'icyayi, arangije arabizana baricara batangira gufungura. Jimmy yumvise ukuntu biryoshye cyane, nuko ashimira Abi ko yatetse neza. Yamushimiraga amubwira ati uzi ukuntu uzi guteka Abi, ubundi mba nzi ko mba ngomba kurya ibiryo biryoshye iyo nagiye kureba mama wanjye akantekera, none nawe ewana ndumva uzi guteka cyane, biraryoshye pe. Abi aramushimira, nuko barakomeza gufungura. Basoje Abi yasukuye ameza, nuko ahita afata n'ibyo bakoresheje byose ajya kubisukura. Uko yakoraga ibyo byose niko n'imvura nayo yari itangiye guhita, yabirangije isa nkaho ihise burundu. Yahise agaruka aho Jimmy yari yicaye, nuko Jimmy ahita amubwira ati Abi noneho wataha rero, ngira ngo nawe urabibona neza ko imvura yahise, nta n'igitonyanga na kimwe kikiri kujojoba rwose, ubu ngubu wataha kandi urabibona ko butangiye no kwira. Jimmy ariko akimara kumubwira gutyo yahise abona isura yitangiye kwijima. Abi ahita yongera gutitira. Jimmy aramwitegereza, nuko aramubwira ati Abi ntunzaneho imitwe. Yahise atangira kwibuka ya magambo yose inshuti ye Maka yari yamubwiye, nuko atangira gutekereza ati nyamara koko wabona uyu mukobwa ari umutekamutwe, ni gute mu kanya ubundi imbeho yari yashize umeze neza, none ukaba utangiye kongera gutitira? Kubera iki nkubwiye gutaha imbeho ikongera ikakwica? Ubundi wanyu ni hehe? Uri muntu ki? Wanyagiwe uri mu biki? Byagenze gute? Abi yumvise arimo kumubaza ibintu byinshi, ahita amubwira ati Jimmy nta kibazo, ukanzana imyenda yanjye nambare ngende, wikirirwa rwose unyibazaho ibintu byinshi. Abi yagiye kuzana imyenda ye, ariko n'ubundi kirimo kujojoba ku buryo naho yayinyuzaga hose hatohaga, nubwo yari yayikamuye cyane ariko n'ubundi yakomezaga kujojoba. Nubwo yari imeze gutyo rwose yahise yifatana ukajya aho yagombaga kwambarira, ariko Jimmy wari wabonye iyo myenda ukuntu yari imeze n'ukuntu yabonaga umukobwa ari gutitira, yumva umutima utangiye kumurya. Nuko ahita amubwira ati Abi ntacyo bireke, uzagenda ejo mu gitondo ndizera bizaba byumye. Yahise amwereka icyumba aryamamo, nuko Abi ajya kuryama. Jimmy yasigaye yibaza kuri Abi biramucanga, nuko yumva atangiye kugeramo akoba ko kuba acumbikiye umuntu atazi. Nuko atangira kongera guhamagara Maka ya nshuti ye babanaga, ariko yari mu ruzinduko rw'akazi yitari butahe muri iryo joro no mu yindi minsi mike yakurikiragaho. Nuko amubwira ukuntu ibintu byose bimeze. Maka aramuseka aramubwira ati uwo mukobwa ejo rwose noneho uzagerageze ntazarara aho ngaho, ndetse uzamekinge shuwa ko ugiye no ku kazi usize yagiye. Nisanga njyewe ataragenda umenye ko nzahita mwirukana uko byazaba bimeze kose. Nuko Jimmy aramubwira ati humura rwose witekereza byinshi, ejo nanjye mu gitondo ntago nzamusiga hano ngiye mu kazi, nzagenda ari uko nawe ahavuye. Jimmy nawe igihe cyarageze ajya kuryama, ariko bigeze mu ijoro hagati yumva Abi arimo kurota avuza induru atabaza ngo bamutabare baramwishe. Jimmy ubwoba bwaramwishe, nuko arabyuka ajya kureba Abi. Yamugeze iruhande aramunyeganyiza yumva arasinziriye,
bivuze ko nyine yari arimo kurota. Nuko aramubwira ati Abi, ese ufite ikihe kibazo? Ni ukubera iki urimo kurota utabaza ngo barakwishe? Abi aramubwira ati koko? Nuko Jimmy ati yego rwose niko bimeze, wari urimo kuvuza induru utabaza bisa nkaho hari umuntu urimo kukugirira nabi. Ese ubuzima ubayemo niko bumeze? Nibyo wari urimo kurota? Nuko Abi aramubwira ati hoya, njyewe ntabwo ariko ubuzima mbayeho bumeze, nta n'ikintu na kimwe kibi kijya kimbaho mu buzima bwanjye, mbayeho neza nezerewe nta kibazo. Ubwo nyine inzozi se nyine ko zizi uko zishatse, ubwo nuko byari bigenze nyine. Nuko Jimmy aramwihorera ahita yisubirira mu cyumba cye, Abi nawe arakomeza araryama. Mu gitondo Jimmy yagiye kubyuka Abi yarangije gusukura ahantu hose na breakfast yarangije kuyitegura. Jimmy abibonye ati Abi, kuki wivunnye hano koko? Nakubwiye ko hari umwana uza agakora amasuku yose akanadutekera ubundi akitahira. Abi ati mbabarire sinabyibutse. Jimmy yahise amubwira ati dore tugize n'amahirwe izuba ryabyutse riva ari ryinshi cyane, nizere ko imyenda yawe ubu ngubu yamaze kuma. Nuko ahita amubwira ati ngaho rero tangira witegure duhite tugenda, ntabwo ndi bugusiga hano ninjya mu kazi. Jimmy yatangiye kwitegura. Nuko uko yiteguraga yatekerezaga ko Abi arimo yitegura kugira ngo bahite bagenda. Arangije kwambara ibintu byose yabishyize ku murongo, yarasohotse kugira ngo abwire Abi bagende, ariko atungurwa no gusanga Abi rwose yimereye neza muri ya myenda ya Jimmy, bisa nkaho ibyo kugenda nta n'ikintu bimubwiye. Nuko atangira kumubaza ati Abi, none se ko mbona wowe utari wambara, imyenda yawe na n'ubu ntiruma? Niba rwose itaranuma yizane tuyitere ipasi irahita yuma nuko tugende. Abi aramubwira ati erega ukuntu imeze nta nubwo uyiteye ipasi hari ikintu byatanga. Jimmy ati ntibishoboka, n'iri zuba ryose ryabyutse riva. Jimmy yahise agenda kugira ngo arebe ahantu Abi yari yanitse imyenda ye, ariko aratungurwa cyane. Imyenda yari igitose cyane ikirimo kujojoba amazi ku buryo biteye ubwoba. None icyari gitangaje cyane nuko n'ahantu yari yanitse nta n'akazuba na gakeya kari gahari, mu gihe ahandi hantu izuba ryari ryinshi cyane. Nuko aramubwira ati Abi, ubu koko ibingibi ni ibiki urimo? Ni ukubera iki mbona iyi myenda imeze gutya? Uzi ko itose cyane kurusha n'ukuntu nimugoroba wayanuye imeze? Abi ati Jimmy, iyi myenda ubwo najyaga kuyanika rwose yanshitse igwa hasi nuko irandura, nuko mbona bibaye ngombwa ko nongera kuyimesa, niyo mpamvu uyibona imeze uko. Nuko Jimmy ati none ko mbona wayishyize n'ahantu hatari izuba? Abi ati none se ntabwo uzi ko izuba rigenda ryimuka? Mu gitondo ahangaha nayishyize niho hari izuba ryinshi, none nyine ryimukiye hariya, reka nze nayo nyimure nyishyire nyine hari izuba. Jimmy ararakara ati ibingibi ntabwo bishoboka, nta nubwo byumvikana. Ese Abi, urabona ni uruhinja urakomeza kubeshya uko wiboneye? Menya ko ntari bugusiga hano ngiye mu kazi, ibi bintu birahindutse. Genda wambaye iyo myenda yanjye rwose, nushaka unayijyanire, ibyo ntacyo bimbwiye. Maze rero aho uzashakira uzabone kuza gutwara iyi ngiyi yawe, cyangwa se niba unabishaka umbwire ngo akantu yishyiramo yitwara itose. Tugende, gukomeza kuntekaho imitwe njyewe nabihazi. Jimmy yahise agenda ngamushakira akantu amushyiriramo imyenda ye, ariko Abi arabyanga ati nta kibazo, niba wumva nagenda nambaye yawe, ubwo iyo myenda yanjye nzagaruka kuyifata, ngaho tugende ntacyo bitwaye. Abi yahise yinjira mu modoka ariko asa naho atabishaka, nuko nyine yabonaga nta kundi byagenda. Jimmy yahise yatsa imodoka ngo bagende, nuko abaza Abi quartier atahamo, ariko Abi ayivuze Jimmy yumva n'ubwa mbere ayumvise muri uwo mujyi. Nuko aramaza ati Abi, aho hantu ko aribwo mpumvise kandi uyu mujyi wose nkuzi. Abi ati ntugire ikibazo rega, ndahakwereka niba utahazi, ntugire impungenge. Batangiye kugenda ariko bakava mu muhanda bakajya mu wundi, bameze nk'aho barimo gusubira aho baturutse. Byasaga naho Abi arimo kubikora abizi kandi abishaka, kubera ko byasaga naho adashaka gutaha, ariko yari yabuze uko yabigenza. Jimmy byageze aho bimutera umujinya ati Abi, ibi ni ibiki koko?
ibi ni ibikirimo, ubu ngubu turirwa tuzenguruka umujyi wose kugeza ryari? Ubu ni ukuvuga yuko karitsiye y'iwanyu utayizi ku buryo tugera ahantu ukongera ukansubiza inyuma, twahagera uti saha ngaho banza ari hariya, ibi ni ibiki? Njyewe nabirambiwe. Niwongera ndagukura mu modoka yanjye uve mugende n'amaguru cyangwa se ushaka ukundi kuntu bigenza. Abi noneho yabonye Jimmy yarakaye cyane, nuko baragenda bageze ahantu amwereka inzu iri ahantu hafi y'umuhanda, ati ni hariya. Nuko Jimmy aramubwira ati iriya nzu ni iy'iwanyu? Nuko Abi arikiriza ati ni hariya rwose twahageze. Jimmy ati mutuye ahantu heza cyane mwegereye umuhanda. Abi yahise avamo. Jimmy ati tujyane nkugeze iwanyu neza se? Abi ati oya, nzabaza nsaba uburenganzira inshuti yanjye tubana, nibyemera uzaza. Ntabwo iyo nshuti yanjye ikunda ko nzana abantu ntayimenyesheje. Jimmy ati nta kibazo, ndizera ko uzagaruka mu rugo vuba bidatinze gutwara imyenda yawe. Abi ati yego nzaza kandi ndagushimira, wakoze cyane. Jimmy ati nta kibazo. Abi yahise agenda, ariko Jimmy abagumye aho ngaho gatoya arimo amwitegereza anamwibazaho byinshi. Abi akigera kuri ya nzu yari yabwiye Jimmy ko ariho baba, hari umuntu wari uri aho ngaho yikinze imbere y'urugi n'inkoni, bisa naho yari yumvise imodoka yazanye Abi ndetse yanamubonye ayisohokamo. Uwo mugabo wari uri aho ngaho yahise atangira kumuhondagura imigeri n'inshyi, anamukubita ya nkoni ahantu hose abonye, ariko urugi rugikinguye atararukinga, kubera ko ibyo bintu byose byari birimo kuba Jimmy byose yarabirebaga. Umugabo yaramukubitaga amubwira ati wandaya we, gute utinyuka kujya kurara mu bagabo? Harya ngo ndagukubita, uyu munsi ndakwica, noneho ndabona utahanye n'imyenda y'umugabo wawe mwararanye, ukabije uburaya rwose, urambona ntabwo ibi bintu noneho uri bubikire, ndakwica. Ibyo byose yakomezaga kubivuga arimo kumuhondagura cyane. Jimmy yakomeje kubibona yumva biramurenze, ashaka gusohoka mu modoka kugira ngo ajye gutabara, ariko ahita abona Abi arimo araza yirukanka cyane yenda no kumugeraho, maze ahita amufungurira umuryango w'imodoka. Abi ahita yirohamo, nuko undi nawe ahita yatsa imodoka, bahita batangira kwirukanka cyane. Wa mugabo nawe wari waje amwirukanka inyuma amukurikiye, abonye imodoka igiye yahise atangira gushaka gufata moto kugira ngo abakurikire. Yafashe moto ariko n'ubundi bibi by'ubusa, imodoka Jimmy yari atwaye abura ahantu irengeye, nuko asubira inyuma ariko arimo gukubitira agatoki ku kandi, ati ni hahandi nzakubona. Ako kanya Jimmy yahise atwara Abi amusubiza iwe, ariko nta rindi jambo yongeye kumubwira, kuko yarabibonaga neza, abona akababaro abayemo, abona ukuntu yagowe. Baricaye akomeza kumwitegereza, yakibuka ukuntu yamubonaga akubitwa, agahinda kakamwica. Hashize akanya Jimmy abonye Abi amaze kumera nkaho amera neza, aramubwira ati Abi, ndakeka umaze gutuza, ubu noneho twaganira, mbwira ibyawe n'uriya mugabo bimeze bite? None se ni umugabo wawe, ni musaza wawe, ni papa wawe, ni muntu ki mu buzima bwawe? Abi ati ni umugabo wanjye. Jimmy ati umugabo wawe akagukubita kuriya? Hanyuma se ababyeyi bawe baba hehe, kuki utabasanga ngo umubane uhunge iriya nyamaswa? None se niba umuntu agukubita kuriya muri ahantu hanze kuriya, iyo muri mu nzu biba bimeze bite? Ndimo ndabyibaza, iyo muri mwenyine ukuntu biba bimeze. None se kuki udasanga ababyeyi bawe? Abi ati njye nta babyeyi ngira, gusa hari umuryango nakuriyemo niwo wandeze. Jimmy ati ariko uwo muryango nawo wawusanga? Abi ati oya, ntago nabikora. Jimmy ati ngaho nganiriza, ndashaka kumbwira neza ibyawe byose, mbabarira ndakwinginze, njyewe ibyo nabonye byatumye numva mpahamutse. Abi yatangiye kumuganiriza ibyo byose, ati ababyeyi banjye bakimara gupfa hari umuryango nakuriyemo, bandeze neza ntako batagize, bamfashe nk'umwana mu rugo,
ariko njye nakoze amakosa akomeye, narabahemukiye, na n'ubu ndacyabyicuza. Jimmy amatsiko aba menshi ati wakoze iki? Abby ati byose byatangiye aho natangiye gukundanira n'uriya mugabo. Natangiye kwitwara nabi nibwo nari ndi muri kaminuza mu mwaka wa 2. Rero natangiye kuba umukobwa mubi cyane, nuko uriya mugabo akampa amafaranga menshi cyane, nanjye nkatwarwa nkagira ngo ni urukundo nkunda. Rimwe nasobebaga amasomo, kwiga nta kintu na kimwe byari bikimbwiye. Yampaga amafaranga menshi cyane kandi nyine nanjye nkumva ni ngombwa, nkumva ndanayakeneye cyane, nkumva nta n'icyo bitwaye cyane ko nabaga numva naruhura famiye yandeze, kuko numvaga ameze nkaho mbabereye umutwaro. Numvaga rero ngomba nanjye kugira ibindi bibazo ntangira kwikemurira, sinkomeze kubaka amafaranga. Muri icyo gihe nari meze nk'impumyi, nta kindi kintu natekerezaga. Uko yantwaraga kose nanjye naragendaga. Twagendaga ahantu tugasohoka tukamarayo igihe, nkumva nyine nanjye ubuzima burandyoheye, akambwira ko ankunda cyane, ko ibyo akora byose ari ukubera ko ankunda, nuko nanjye nkabyemera. Abby yakomeje kumubwira ubuzima bwe bwose n'uwo mugabo, ukuntu yageze n'aho amutera inda bagahita babana, amubwira ko umwana namara gukura azasubira mu ishuri agakomeza amashuri ye kandi kazamurihira nta kibazo. Urukundo rwari rwose muri icyo gihe, buri kimwe yamubwiraga cyose Abby yahitaga acyemera. Yaretse ishuri gutyo nuko ajya kwibanira n'uwo mugabo, ariko famiye yamureze itabishyigikiye, itabishaka na gatoya. Bakomezaga no kumubuza uwo mugabo kuko babonaga batamwishimiye, hari ibintu byinshi bibi bamukekaho, ariko Abby ntabyumve habe na gatoya. Bamaze kubana nibwo Abby yamenye ko uwo mugabo afite n'undi mugore yataye, nuko ariko arabyihanganira kuko yabonaga n'ubundi bararangije kubana, yaranamuteye inda, nta kintu na kimwe yabikoraho. Amakuru yose mabi yamumenyagaho yayihishaga ya famiye ye, kuko yari yaramubujije kugira ngo batamuseka cyangwa se ngo bamugaye, kuko bari baramubwiye yaranze kumva. Uwo mugabo rero yatangiye kujya amukubita cyane ku buryo n'inda yari atwite yaje kuvamo. Bikimara kuba yamusabye imbabazi avuga ko atazongera kujya amuhohotera no kumukubita, ariko byabaye agahe gatoya kuko n'ubundi yatangiye kujya amuhata inkoni. Inda ye kandi ikimara kuvamo, uwo mugabo yamubwiye yuko atazongera kumubona yatwise, amubwira ko niba ari abana bafite, ko afite abandi bagore benshi bamubyariye abana, ko adakeneye kumubona yongeye gutwita, ku munsi yongeye kubikora azahita amwirukana ntibongere kubana. Abby yakomeje kwihangana, akomeza gutegereza ko wenda umugabo igihe kimwe kizagera agahinduka, ariko akabona umugabo ntahinduka. Umugabo noneho usibye n'abo bagore bandi yari asanzwe afite kandi na Abby yarabimenye, yatangiye kujya amuca inyuma akajya no mu bandi bakobwa, kugeza n'aho Abby atangiye kubimenya, kuko hari n'igihe atihishiraga akabikora ku mugaragaro. Abby yamubaza impamvu amuca inyuma, nuko agatangira kumucurira ati ceceka wowe urinde ushaka kunshinja uburaya, kandi wowe ari wowe ndaya ya mbere, reba watwaye umugabo w'abandi. Ibaze igihe cyose wamaraga muri kaminuza waragiye warataye amasomo, wagiye mu bagabo, ubwo urumva ninde ndayikurenze. Nuko Abby akomeza kuvuga agahinda ke, amarira ari yose ashoka ku matama ye. Nuko akomeza kubwira Jimmy ati ibyanjye n'uriya mugabo ni birebire, ihohoterwa nakorewe ntabasha gutinyuka kuvugira hano imbere mu maso yawe, niryo riteye ubwoba, reka mbe ndekeye ahangaha, ibi birahagije, ngubwo ubuzima bwanjye nuko nguko nyine mbayeho. Jimmy byaramubabaje, nuko ariko aramubaza ati kubera iki utisubiriye muri ya famiye yakureze kandi wambwiye ko bagufataga nk'umwana wabo? Abby ati nagize isoni kuko bari barambujije uwo mugabo kenshi gashoboka, barambwiye ko bashobora kuba bamukemanga ko atari umuntu mwiza, naranze kubumvira ndetse nahavuye tunashwanye cyane,
kuko barambwiraga ngo nubwo ntwite nimpagume nimbyara umwana n'ubundi nzakomeza nige nta kibazo, ngo bazakomeza banyishyurira amashuri, ariko njyewe sinumve. Ni byinshi cyane bibi nakoze ndi kumwe n'uriya mugabo tugiteretana, nitwaye nabi rwose ku buryo n'uwaba azi ibiri kumbaho ubu ngubu atangirira impuhwe. Niyo mpamvu nanze gusubirayo. Nta nubwo bazi ibiri kumbaho byose, nanjye naracecetse ndabihorera. Jimmy ati ubwo ngubwo mubanye se kugira ngo bizagende bite? Ni umuntu uzi neza ko afite abandi bagore, aguca inyuma nawe ukabibona, yakubujije kuba watwita ngo wibyarire, none ubwo wumva ubuzima bwawe ari ubuhe mu gihe ukiri kumwe n'uriya mugabo? Nuko Abi ati none se ntabanye nawe nabigenza gute? Simfite uko mbaho, sinize amashuri yanjye ngo nyarangize ngo nabona akazi, nubwo ankubita bwose akenda kunyica, ariko byibuze mba mfite aho mba mfite aderesi, mba mfite aho ndara nkabona icyo ndya, ntari kumwe nawe mba numva nyine ubuzima bwahagarara. Niyo mpamvu nawe ankubita akangira kuriya, kuko aba abona ko ubuzima bwanjye bwose abufite mu biganza. Nigeze kwahukana igihe kirekire nkagerageza kuba nakwibeshaho, ariko nkabona ubuzima buranze, birananiye neza neza. Niyo mpamvu niyemeje kuba ndi kumwe nawe, nabishaka nyine azanyica, njyewe nta kindi nakora. Nuko Jimmy ati nyine mbwira wumva amaherezo yawe nawe ari ayahe? Abi ati nanjye simbizi, gusa mba musengera nsaba Imana ngo igihe kimwe kizagere nuko ahinduke. Nuko Jimmy ati ariko niyo yahinduka, Imana imufashije agahinduka, ntabwo ari umugabo wawe, kuko urabizi ko afite undi mugore. Uriya muntu ugomba gutandukana nawe uko byagenda kose, kuko niba ari uko bimeze rwose ni nkaho n'ubundi nta mugabo ufite. Nuko Abi ati nanjye rero ndabizi nyine ko nakoze amakosa, gusa nyine ubu ndacyari kwishyura ayo makosa yose nakoze. Imana nibishaka izampindurira ubuzima, nubwo ntazi uburyo yabicishamo. Jimmy aramubwira ati ngaho ihangane, ubugumye hano rwose ndakwinginze ntuzasubire kureba uriya mugabo ukundi. Abi yagumye aho ngaho gutyo, n'ubundi iryo joro ririra ajya kuryama, n'ubundi mu kurota arota avuza induru cyane, bisa naho yari yararangije guhahamuka neza byararangiye. Nuko Jimmy n'ubundi ajya kumureba, aramubwira ati ndakwinginze ihangane, kandi ibyo bintu wanyuzemo ugerageze ubyiyibagize, shaka ubundi buryo wabaho, ujye usenga cyane, ushaka ukuntu watuza ukava muri ubwo buzima. Uwo mugabo yaraguhahamuye, nizera ko udatekereza kuzasubirayo. Abi ati nanjye rega mba nifuza ko ntazasubirayo, nuko nta yandi mahitamo mfite. Nuko Jimmy aramubwira ati ihangane utuze, tuzashaka ubundi buryo turebe ko nibura wazabasha gukomeza ubuzima bwawe utari kumwe n'uriya mugabo. Nuko Jimmy aramubwira ati ngaho icara dusenge. Barabyuka, nuko Abi arabyuka muri iryo joro yicara ku gitanda. Jimmy wakundaga gusenga amufata ibiganza, nuko batangira gusenga cyane, barasenga. Abi aramubwira ati urakoze, utumye numva ntangiye kubohoka. Jimmy ati ni buri gihe uzajya ubikora uku, ndakwinginze uzajya usenga mbere y'uko uryama. Ntabwo ibyo bitekerezo byo gukomeza gutekereza uwo mugabo n'ibyo agukorera byose bizakugumamo. Uzajya ugerageza ubikore kenshi, nzi neza ko igihe kizagera ukabohoka, ukagira amahoro yo mu mutima, kandi ntukomeze no kumwikanga. Byabaye aho bakajya basenga kenshi, yaba nijoro bagiye kuryama bagasenga, na mu gitondo babyutse mbere y'uko Jimmy ajya ku kazi bakabanza bakagira umwanya wo gusenga. Abi yumvise atangiye kubohoka, ndetse noneho yajya aryama agasinzira, ntarara avuza induru nk'uko byajyaga bikunda kumubaho. Hashize icyumweru, ya nshuti ya Jimmy Mark babanaga yagombaga kugaruka. Nuko agarutse aza asanga Abi ari aho ngaho, nuko atangira kubanza gutonganya Jimmy, atari ko se wa mukobwa wambwiye ubu koko mu by'ukuri aracyari aha? Jimmy ataracyahari,
ndacyarimo nshakisha ukuntu namushakira ahantu yajya kuba. Nuko Mark ati njyewe ninkubitana nawe amaso ndahita musohora rwose hano, ndamufata akaboko mpite mwereka umuryango. Ibyo byose Mark yabivugaga ataragera aho Abby yari yicaye. Nuko Jimmy aramubwira ati niba ushaka gushwana nanjye ibyo bintu bikore, uriya mukobwa ni umwana mwiza, nuko yahuye n'ibyo bibazo byose ariko rwose nta kindi kibazo cye, uba umurekeye hano nta kintu na kimwe atwaye, nawe numurana nawe igihe uzabona ko ari umwana mwiza. Nuko Mark ati njyewe rwose ntabwo ibyo bintu nabishyigikira, ntabwo twakomeza kubana n'umukobwa hano mu nzu, nagenda ajya gushaka haba mube yatekera umutwe, njyewe ntago ndimo. Mark yabivugaga yinjira mu nzu yanarakaye, nuko agera ahantu Abby yari yicaye, nuko ariko amubonye nawe imbabazi zitangira kumwica. Yabonye Abby ari umukobwa mwiza, nuko abona bitandukanye n'uko yamutekerezaga, abona umukobwa ufite ikinyabupfura kandi wubaha cyane. Nuko atangira kubaza Jimmy ati se kutari warambwiye ko ari umukobwa utuje gutya? Jimmy ati ariko nabikubwiye kenshi. Nuko Mark aramubwira ati nari nzi ko rwose ari umukobwa w'ikirara, ari umukobwa nyine w'indaya waje hano aje kudutura mu mutego, none ndabona ari umukobwa wiyubashye udafite ikibazo na kimwe. Nuko Jimmy aramubwira ati narabikubwiye nyamara nuko ahubwo wowe utashakaga kubyumva. Nuko ariko Mark aramubwira ati uko byamera kose ariko n'ubundi rwose agomba kuva hano, ngira ngo nawe urabibona ko nta mukobwa ugomba kuba mu basore babiri. Nuko Jimmy ati rega ibyo nanjye ndabizi kandi ndimo kubikoraho, ndimo ndamushakira ahantu yazajya kuba ariko akahaba atuje, urumva sinamushakira ghetto, yaba ari ghetto bararangije kuyibamo kera. Ubu ngubu rero tugomba kwihangana akaba ari hano, mugende kumushakira ahantu yazagenda akajya kuba atekanye. Kuri uwo munsi Mark na Jimmy bari bamaze iminsi batabonana, byumvikana ko bari bamaze iminsi bafite ibyo baganira, bari bakumburanye. Nuko bakomeza kuganira cyane, ibyabi basa nk'abishyize ku ruhande kuko Jimmy yari amaze kuvuga yuko azabikemura vuba bidatinze. Bakomeje kuganira ariko Jimmy ageze ahabwira Mark ko agiye kugenda, ko umukecuru we yamuhamagaye kandi ko atari bugaruke. Ati Bizimana rero ko hari nari mfite ubwoba nibaza ukuntu ndi busige Abby hano wenyine mu nzu, bafite ubwoba ko uriya mugabo babanaga yazamuhiga akamenya ahari nuko akamugirira nabi. None rero ubwuje rwose ndamusiga kandi ndaba nzi ko atekanye ubwo muraba muri kumwe. Nuko Mark aramubwira ati genda rwose kandi utuze nta kintu yaba, ntubona ukuntu ndijeya, ako kagabo ke kaje nahita nkazingazinga. Nuko Jimmy araseka ariko aranishima ko asize Abby, azi neza ko amusize ahantu hatekanye. Jimmy yahise abasezeraho bombi, ababwira ko buri bucye agaruka atazatinda. Abby yumva arababaye kuko yumvaga afite impungenge zo gusigarana n'uwo muntu mu nzu wari uje kuri uwo munsi atamumenyereye, kandi we na Jimmy bari basigaye bo baramenyeranye basenga, akumva aratekanye ameze neza. Ariko nyine nta kundi yagombaga kubigenza, yagombaga kwihangana. Basigaranye na Mark gutyo, akabona Mark nawe n'umwana mwiza nta kibazo cye, akabona nta kintu atwaye. Byageze nijoro nuko Abby amusezera ajya kwiryamira, Mark nawe ajya mu cyumba cye. Ariko hashize nk'isaha Abby agiye kuryama, yagiye kumva yumva umuntu aramukomangiye ku cyumba cye. Nuko yabanza kwibaza uwaba akomanga, atangira kubaza ati ninde. Nuko Mark aramubwira ati ese hari undi muntu waba uzi mwamuri kumwe hano mu nzu? Kingura ndagushaka, hari icyo nshaka kukwereka. Nuko Abby arakingura, Mark arangije arinjira. Yarinjiye ariko abona aje atambaye hejuru, yambaye agakabutura konyine. Nuko aza atangira no kumukorakora, Abby atangira kumugiza hirya atari kugura mu biki. Nuko Mark aramubwira ati ariko si ubwo waretse kwijijisha, ese ubwo ari njyewe nawe ntabwo turi abantu bakuru? Nuko Abby ati none niba turi bakuru se nibyo bivuze ko waza wiha kunkorakora uko wishakiye?
nuko Maka ati none iyi nzu uri kubamo ibyo tugutakazaho ntabwo ari byinshi, iyi nzu se urayikodesha, hari ikintu na kimwe wishyura? Nuko Abi ati niba ushaka kunyishyuza ariko ntabwo wanyishyuza muri ubu buryo. Abi yatangiye kugira ubwoba kubera ko ibyo Maka yashakaga yabibonaga, gusa byari bimutunguye cyane kubera ko igihe cyose yamaranye na Jimmy muri iyo nzu, Jimmy iyo mico mibi ntabwo yari yarigeze ayigira. Igihe cyose yazaga kumureba nuko gusa byabaga ari muri ya minsi ya mbere yarotaga avuga ariko afite ubwoba ari gusakuza, kandi nabwo yarazaga bagasenga yarangiza agahita yigira mu cyumba cye. Maka we rero byari bitandukanye cyane na Jimmy, yahise abona ko ari abantu babiri batandukanye, nuko ubwoba butangira kumwica. Maka yakomeje kubona Abi yifatafata cyane, atangira kumubwira ati ariko si ubwo kubera iki ngewe ushaka gutuma mviramo aho? Reba icyumweru kirashize wowe na Jimmy muri iyi nzu mwinezeza uko mushaka, none ngewe ni ukubera iki urimo kumpunga? Ese ngewe urabona ndi mubi? Nuko Abi atari ibyo ngibyo urimo kuvuga ni ibiki? Ninde se wakubwiye ko ngewe na Jimmy hagati yacu hari ikintu kigeze kihaba? Nuko Maka aramuseka cyane ati ndabizi, ubu ngubu wabaye nk'umugore we, rero nta sezerano mufitanye, uko wabaye nk'umugore we nanjye waba umugore wanjye. Nuko atangira kumubwira amagambo menshi ariko akomeza no kumwegera ashaka kumufata ku ngufu. Nuko Abi abona ibintu birakomeye, agomba nawe kwirwanaho, nuko batangira kurwana, atangira no kugerageza ashaka kumucika. Yakomeje kugerageza bararwana cyane, abona nibakomeza kurwana uwo muntu atari bumurusha imbaraga, nuko ahita amucika, nuko arirukanka, undi amwiruka inyuma, ariko Abi kuko yari yafashe imfunguzo ahita amukingirana mu nzu, nuko arangije baguma hanze y'umuryango. Maka yatangiye gusakuza amusaba kumukingurira, ariko Abi ntabwo yari bubikore kuko yari abizi neza ko namukingurira nawe ari buhite amuhohotera kandi atarabishakaga. Yaraye mu nzu gutyo, undi nawe aguma hanze, yanga kumukingurira burundu, amubwira ko azongera kumufungurira ari uko Jimmy ahageze. Maka yabonye nta mikino Abi yanze kumukingurira, niko guhita ahamagara Jimmy amubwira ko burya wa mukobwa yacumbikiye ari umusazi. Ati ni umusazi, ahubwo nuza duhite tumwirukana, tekereza ko ubu ngubu yamfungiranye ndi mu cyumba cye kandi we akaba yibereye hanze. Nuko Jimmy atangira kumutonganya ati ubundi wageze mu cyumba cye gute? Wari ugiye gukoramo iki? Nuko Maka akomeza kumubwira ko yari yasaze yagize krize, akagenda agiye kureba uko bimeze, umukobwa agahita amufungirana. Jimmy yanze kubyemera ati uko biri kose mu gitondo ndaza nze kureba uko bimeze, ariko urimo urambeshya, ubwo wabona watangiye kumuzanaho ya mico yawe mibi. Nuko Maka aravuga ati wabyanga utabyemera, uriya mukobwa ni umusazi, ahubwo nugera hano duhite tumwirukana. Jimmy siwe warose bucya, mu gitondo yaje yirukanka aje kureba ibyabaye, nuko koko asanga Abi yakingiranye Maka akiri mu cyumba cye yanze kumukingurira. Nuko amubajije uko byagenze amubwira byose ntacyo amukinze, ati Jimmy wowe wambereye imfura, wambereye umwana mwiza, uriya muhungu we rero nabonye atandukanye nawe cyane, yashatse kumfatirana, yaketse aho ariko ndi indaya, niko guhita amukingirana mu cyumba cyanjye kuko yashakaga kumfata ku ngufu. Nuko Jimmy ati ndabizi, nari nabiketse ko ariko byagenze, nuko yakomezaga kumbeshya. Nuko ahita amwaka imfunguzo, aragenda aramukingurira, asanga koko yambaye n'aka gakabutura, hejuru nta kintu yambaye, yifubitse ishuka yonyine. Nuko aramubwira ati urampemukiye cyane, ntabwo nari nzi ko nk'inshuti yanjye watinyuka gufata ku ngufu umukobwa. Nuko aramubwira ati njyewe sinashatse kumufata ku ngufu, nuko ubwo kiriya gikobwa ari igisazi. Nuko arambwira ati ibyo urimo kumbwira byose urimo kumbeshya, umusazi se yagira ubwenge gute bwo gutinyuka gufata urufunguzo nuko akagukingirana? Ko ibyo bintu bikora ahubwo umuntu w'umunyabwenge. Nuko aramubwira ati ibyawe ndabibonye rwose, nta kigenda cyawe.
nuko Mark arivumbura ahita avuga ko atazongera no kubana nawe mu nzu imwe. Nuko Jimmy nawe aramubwira ati nanjye ndagukize rwose, ntabwo nakomeza kubana n'umuntu w'imico mibi nk'iyo ngiyo. Mark yahise yivumbura ajya gushaka inzu ye yo kubamo gutyo, kandi koko ni mu gihe n'ubundi iyo nzu yari iya Jimmy nuko yamufashaga nk'umuvandimwe we, bari barabaye inshuti kuva kera nyine, nuko bakabana muri iyo nzu. Nuko ahita yivumbura ajya kwishakira aho azajya yibana. Jimmy yasigaranye na Abby gutyo, nuko ariko aramubwira ati maze iminsi ntekereza ko twashaka ahantu ujya kuba, ariko nabonye bigoranye cyane. Ese uwagenda akajya gusaba imbabazi wa muryango wabagamo, ko wambwiye ko batazi n'ahantu uba, ko ubu ngubu wabona nabo bagutekereza cyane ariko barakubuze. Abby ati rwose mfite isoni Jimmy, ntabwo nzi ko ari abantu nabahinguka imbere, bankoreye ibyiza bishoboka ariko njyewe nigira nabi. Jimmy ati humura nzaguherekeza kandi nzagufasha no gusaba imbabazi. Nuko Abby ati niba uzamperekeza wenda uzankura mu isoni, nzabona naho mpera. Baragiye kugira ngo bajye gusaba imbabazi, nuko bagikubita Abby amaso barishima cyane, baramuterura kuko byasaga nkaho bamukumbuye kandi banamubuze. Nuko Abby abonye urukundo bakimufitiye, amarira aramwisha, atangira kurira amarira y'ibyishimo. Nuko bamubwira ko bamukunda cyane ariko ko bari barabuze ahantu yagiye. Bati kubera iki na telefone wari warayikuyeho, wari warahinduye nimero, nta muntu n'umwe wagushakaga ngo akubone. Nuko Abby ababwira ibyo byose, ukuntu byamugendekeye, ukuntu umugabo yamubereye mubi, ukuntu yagize isoni zo kubagaruka imbere kubera inama bamugiraga yaranze no kuzumva. Bamubaza ibya yanda yari atwite, ababwira n'ukuntu yaje kuvamo, nuko agahinda karabica. Bahise bamubabarira, bamubwira ko rwose biteguye kongera kumufasha. Bati nta kibazo, usubire no mu ishuri wongere wige nka kera, erega uri umwana wacu, twiteguye kugukorera icyo ari cyo cyose nk'uko twabikorera umwana wacu twibyariye. Abby byaramurenze, arishima cyane, ashimira Jimmy wamufashije gutera iyo ntambwe. Nuko Abby arongera asubira mu ishuri ariga, ubuzima burongera burakomeza, ariko noneho yari yaramenye ubwenge, nta muntu n'umwe wapfa kumushuka. Abby ubuzima bwarakomeje ndetse n'amashuri aza kuyarangiza. Yari akiri inshuti na Jimmy, baganira cyane, ari inshuti ye magara, nta kintu na kimwe yajyaga amuhisha, bari inshuti nziza kandi amushimira cyane ko kuba ubuzima bwe bwongeye gusubira ku murongo byose ari ukubera we. Abby yarasigaye akunda Jimmy cyane ku buryo yumvaga yanabimubwira ariko akumva ntafite aho ahera. Yaratekerezaga ati ese ni gute umuhungu witonda nka Jimmy, uzi Imana, usenga, w'umukristo, wabayeho ubuzima bwe bwose yirinda, yakundana n'umukobwa nkanjye wigize ikirara, washatse umugabo akabana n'umugabo ufite abandi bagore, none koko ibyo bintu byashoboka bite? Yarabitekerezaga akumva adashobora gukundana na Jimmy ngo bikunde, yumvaga rwose Jimmy adashobora kumukunda. Abby ariko ikintu kimwe atarazi ni ukuntu na Jimmy nawe yamukundaga. Igihe cyaje no kugera Jimmy arabimubwira, ariko Abby biramutungura cyane, yanga kubyemera. Ati Jimmy, gute koko washobora gukunda umukobwa nkanjye, ko nakubwiye ubuzima bwanjye bwose, ko amateka yanjye yose uyazi, gute watinyuka kunkunda koko? Jimmy yamubwiye ko ibyo ngibyo byamubayeho kera atabyitayeho, amubwira ko amukunda cyane kandi rwose ko azamukunda akamutonesha, akamuhanagura amarira yose yarize. Abby wari wararose izo nzozi zo gukundana na Jimmy kuva ku munsi wa mbere akimubona, ntabwo yari kuba agize amahirwe ngo amubwire ko amukunda ngo abyange. Barakundanye, barakundana cyane, buri wese yari umugisha ku wundi. Jimmy ntabwo yajyaga yiyumvisha ukuntu hari umuntu wifata akitesha umuntu cyangwa se akababaza umuntu nka Abby kubera ukuntu yabonaga ari umuntu mwiza cyane.
Igihe cyaje kugira baza no kubana, nuko bamaze kubana Abi utari uzi ukuntu umugore mu rugo akundwa agateta agatoneshwa akabaho adakubitwa, noneho yarabibonye urugo ruramuryohera cyane, nuko akajya ahora ashima Imana. Bose ku mpande zombi barakundanaga cyane, ikibatsi cy'urukundo rwabo cyahoraga kigurumana, ntabwo cyigeze kizima. Ngiyo rero inkuru yacu y'urukundo uyu munsi twakugezagaho, urukundo rwa Abi ndetse na Jimmy. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ibarinde, ndabakunda cyane, nizere ko turi kumwe kandi tuzahura n'ubutaha mu zindi nkuru nyinshi cyane turimo kugutegurira. Ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukabana natwe, cyane cyane ariko mwebwe mwese mwamaze gukora subscribe, mwumve yuko tubashimira cyane. Ariko nawe niba uri hano ukaba uri kumwe natwe utarakora subscribe rwose ntuze gucikwa, uyu ni wo mwanya. Kora subscribe maze ujye gukomeza kwibanira natwe mu nkuru zacu zitandukanye tugenda tukugezaho. Imana ibarinde, ndabakunda cyane.